ubwo rero izo mbaraga nizo wakoresha ku buryo agomba kubiteza umuntu uri hanze babimuteza ari hanze nawe ikituma umukurikira akaba yabikira nizo mbaraga zikomeye hanze y'u Rwanda hanze y'u Rwanda nk'umuntu uri muri Amerika agomba kohereza nk'ifoto ye imyirondoro ye ukamenya ukuntu ushobora kumuvura bya bintu tutari kumwe kugira ngo abantu banuko baza hano ukabavura nyine hari abaza ariko hari abo babiteza ibyo babiteza rero niko umuntu abivura uwabitejeje akabimuteza yari nawe uramuvura uri naha akabimukura bigakunda hari abantu bajya bateza ibintu ibyo zo mu bisekuru ibitega amahembe n'amahembe n'iki byose ukabona abantu barasaze ibyo urebaho ndebaho rwose genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire ibihe byiza nshuti bakunze urugendo online TV bari mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda mu bihugu byose bitandukanye ndabasuhuje cyane nyene twasaha mu gakire ndi kumwe na Jerry turi mu urugendo rwacu rurakomeje umunsi ku munsi ubwo tubyuka mu gitondo nyene tukavuga reka tugende tubazanira amakuru merereye mu majaruguru ngira ngo aha hantu ndi hari inkuru nje gukurikirana hari inkuru twagiye dukora zitandukanye hari zaciye mu bitangazamakuru bitandukanye hari umukecuru tuje gusura uyu munsi ngira ngo no umukecuru wakoze ibintu bidasanzwe kuko hari umuntu ngira ngo hari inkuru abantu babonye kuri Afrimax TV inkuru y'umugeni washyingiwe ndeni akabura igitsina hari umukecuru wamuvuye ngira ngo tumaze igihe kinini tumuhamagara dushaka kumusura atabishaka avuga ngo ntajya avugana ngira ngo nta nahandi hano abantu bamubonye ntajya akunda kuvugana n'itangazamakuru ariko bitewe n'uburyo uyu munsi tumaze iminsi tubimusaba n'ubundi tukavuga tugiye kujya Musanze turashaka gukora urugendo rw'Musanze ariko nanone hari abantu dushaka kuganiriza musura ngo twumve ibyo afite uburyo bigiye gufasha Abanyarwanda uyu munsi niho tugiye kuganira nawe yabitwemereye turamusanga ku kazi ke ahantu akorera niho hano turi ngira ngo nakorera no muri quartier imeze neza iwe hameze neza ngira ngo murabona ko ari muri quartier yaba Bose quartier ahantu bameze neza cyane ngira ngo n'umuntu umaze imyaka isaga 60 akora ubuvuzi gakondo ariko nanone akavuga ati byo nkora ntago ngiye mbyamamaza ahubwo byamamazwa n'abantu baje hano kundeba cyangwa se abantu baje kure ubuvuzi bwanjye tugiye kujya iwe mu rugo kugira ngo tuganire byinshi cyane uyu munsi yabashije kubitwemera urugendo online TV keep watching birangiye rero tugeze ku mukecuru ngira ngo ni umukecuru udakunda kuganira n'itangazamakuru ngira ngo kugira ngo atwemerere twabanje kumusaba cyane kuko bimaze igihe kinini twifuza kuganira nawe twagiye tumuvugisha kuri telefone ntibikunde cyangwa se ntaduhe karibu ariko uyu munsi byakunze ngira ngo inkuru yarumvikanye cyane hari inkuru yagiye inyura mu binyamakuru cyane cyane ngira ngo abantu bayibonye kuri Afrimax ni inkuru n'umusore wari umukobwa amashuri ariga segonderi na kaminuza biba ngombwa ko wa mukobwa amaze kubona arangije kwiga abonye akazi yishakira undi yiyumvagamo biba ngombwa ko wa musore nawe avuga ati ntago byakunda hari ibyo yamukoze rero ngira ngo iyo nkuru mwarayumvishe ko umukobwa yarashyingiwe ashyingirwa n'undi musore yiyumvaga amataro wamwishyuriye biza kurangira mu gihe cyo kubonana nk'abashakanye umukobwa abuze igitsina iyo ni inkuru yamenyekanye cyane mu Rwanda iranavuga uyu mukecuru rero ngira ngo niwe wamuvuye baramuganirije ariko ngira ngo ntabwo akunda itangazamakuru mukecuru mwakoze kutwakira n'ukuri twakoze murakoze namwe ntabwo nje nkunda itangazamakuru ariko bibaye ngombwa mbaha karibu ntabwo mba nshaka rwose itangazamakuru ngira ngo umukecuru ndabivuga neza tujya dukunda kubona abantu biyitanga abavuzi gakondo bamwe babeshya ariko byonyine ngira ngo n'umuntu uri hano
ngira ngo nibiza kuba ngombwa wenda nyuma turaza kugusaba uburenganzira ko dushobora kwerekana ahantu hakubereye ikintu bita umuntu waje kwivuza. Hari abantu benshi ngira ngo aho twanyuze imbere hari abantu benshi cyane babanje no kubona tuzanye kamera, abenshi bahita batangira kuko murabizi ko rimwe na rimwe aba bantu bavuzi gakondo hari abantu benshi baje kwivuza ariko bakaza mu buryo bumeze nk'ubwibanga. Hano hari abantu benshi rero cyane ngira ngo bafashwa n'uyu mukecuru, ngira ngo tumaze n'igihe hano tumutegereje, hari abantu ari gufasha mu nzu. Ngira ngo ubuvuzi gakondo ukora reka mbutandukanye n'uburyo nsanzwe nzi by'abandi, niyo mpamvu nageze n'amatsiko yo kugira ngo tuganire, kuko nabonye ufite n'amasertifika, nabonye uburyo bikoramo ari ibintu nyine nakita ko ari ibya kinyamwuga. Tangira kuvura, reka dutangire wenda ndaza kugera ku kinzanye hano neza nyuma. Wabitangiye ryari? Yewe mu kuvura kwanjye ubu nabitangiye nari mfite imyaka mike cyane, 25, urungeze mu myaka irenze, kuko kuva igeze nko muri za 80 ngiye kwigeraho mvura nta kibazo mfite, abantu bagakira kandi abantu benshi barahazi, urabona no mu nzu barimo na hano barahari. Ariyo mpamvu mba mvuga nti sinshaka itangazamakuru, n'abaturanyi n'iki byose barabizi. Wowe abantu ibyo ari byo byose ufite baza kwivuriza hano ni benshi, ni ukuvuga ko ntukeneye kwamamaza ibyo ukora? Ntabwo namamaza icyo nkora, kuko abo mvura bo barabizi, babwira abandi nkaja nkumva baraje barahamagaye. N'ubu dore hari abo bagiye kuyobora bageze muri gare bavuye i Kigali. Ariko nabonye ibi bintu ushobora kuba warabyinjijemo abana bawe. Nyine nabyinjijemo abana banjye, kuko urumva bagomba kuzavura. Ubu hari umwana nabyinjijemo umusore kugira ngo azamfasha aho ntashoboye kujya akahaja. Yaba ari na rimwe hari abantu bashobora guhamagara kuri telefone, yego bakansanga aha, yaba nari hano akamfasha kubera ko mba mfite intege nkeya, ariko nawe birakunda nyine. Umukecuru iyo myaka yose 80, 20, imyaka 60 ibi bintu bikora, hari uburyo mbere abantu batangiye ngira ngo umuntu wese uri mu myaka yawe ni wa muntu ubuzi buryo ushobora gufata igicuncu, ushobora gufata umuravumba, ushobora gufata ibindi byatsi cyangwa se ibindi bintu ukabikora ukabiha umuntu bikavamo umuti umuvura. Ubundi hari imiti mfata nkamuvura, yaba ari ngombwa nkayituma uwo mwana wanjye akagenda akayizana. Imyinshi iva hirya no hino, urumva ntabwo ubu sinakubwira wenda ngo ndaje gusekura, ariko mfite uburyo uko umwaniza nkayitegurwa neza, kandi nta n'uyinywa ngo wenda ngo yagize ingaruka. Hari n'iyo kwisiga nk'abo by'amashitani, iki byose urumva ko ntabwo ari ngombwa kugotomera imiti myinshi. Hari abantu bangije uyu mwuga wanyu, reka mbisubiremo, baza bibeshya. Ngira ngo hari n'umuntu udukurikiye wenda wagiye nko kumuvuzi kwivuza agasanga ubwo muntu aramubeshye, arabyiyitiriye. Nyine hashobora kubyiyitirira, dore nk'ubu mfite ibyangombwa byanje nabyo bishaka nabikwereka. Turabyereka abantu. Murabyereka abantu. Nje rwose ntawe navuga ngo hari uwabinyigishije muri aba ngaba, ariko ababesha nabagenda babyiyitirira bavuga ngo arabavuze. None reba imyaka maze ngewe mvura nta kibazo. Ese mukecuru uravura ukanabifatanya, ngira ngo iyi niyo icyemezo cy'umuvuzi gakondo ukorera mu Rwanda. Ukorera mu Rwanda mfite n'iyo nambara. Ubona uko icyemezo cy'uko madamu muka Esperance akurikira neza gahunda wawe ubuvuzi gakondo yateguwe na Rwanda Network, urugaga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda. Icyemezo gihawe muri
icyo gihe niyo nabihawe ndi no mu n'amahugurwa mba narayarangije narayakoze abubu nyine babyiyitirira urumva iyi myaka ishize bakimpaye kandi nabwo niho byari bitagiye ngo babimpe naho mbere navuraga ibi bitari byaba biba ngombwa rero reba imyaka bakimbereyeho ishize mbereho rero naravuraga na mbere y'intambara hose ni nk'izihe ndwara uzi wibandaho ujya uvuga ati izi ngizi rwose umurwayi wageze hano nyine uwageze aha hari n'igihe mfasha nk'abo bibye wenda nkabibakurikiranira iby'indwara hari ibintu by'amarozi nta kurogaho natangira kuzandutsa ubu ni buke kuko bafite ibyo baje bateza abantu batarinze no inda zikabyimba atari n'imyijima ibyari mbese ni nyinshi sinashobora kubirondora ariko mfasha abantu cyane mukecuru hari abantu muri quartier ntibavuga ngo hano ni ku mupfumu nk'abana bajya batambuka hano ku rugo bavuga ati ku mupfumu baravuga kwa muganga baravuga ngo baraza bakabaza abantu bati ni muturangire kwa muganga bati kuri wa mukecuru w'umuganga ntabwo baje bavuga iby'ubupfumu kuko ni kwa muganga kuko nimba niyambariye niyo ndi kuvura mba nambaye n'itaburiya nkavura n'abaturanyi baranyumva cyane nta n'ahantu baje bafashwe n'ikibazo babanza kungeraho urumva abantu bajye bareka kubyitiranya reka noneho turebe ibi bintu ukora n'imyemerere mu gusenga idini ubarizwamo mfite idini mbarizwamo nabatijwe mu gaturika ariko nyuma yaho mfite abana b'abarokore hari igihe nafashwe n'imivuduko n'iki nabo baranjyana mu dini ngo reka nje kubanshiremo amazi menshi muri adeperi nabo njyamo ariko amadini yose ndayubahiriza ariko nabatijwe muri gaturika ariko ku cyumweru no ku cyumweru mfataga umwanya nkaja gusenga kuko ni ngombwa uvuga ati ubuvuzi bwanjye ibyo nkora byose n'ubundi mbanzi ko n'umutima w'umuntu bagomba kubanza kubusengera ngawusengera nyine bakawusengera kandi Imana ibintu byose bikorwa n'Imana iragufasha ikakugenda imbere ni byiza cyane ko wenda watekereje ukavuga ngo ubuvuzi ndi mu myaka yo kwigendera reka nanabyigishe abana banjye ufite abana bangahe umaze kubyigisha bangahe cyangwa bose ubona babyishimira kubikora cyangwa baracyafitemo kubitinya oya ntabwo babitinya uretse ko bose ntiwabibashyiramo ubu warafashe umurage umuha umurage akabikurikirana ubwo ukamuraga n'imbaraga wabihawemo kuko imbaraga mba narabihawe byaturutse mu bakurambere ubwo mu bakurambere nyine ku buryo uwo mwana abakurambere ubuvuga ni basogokuruza abakurambere iyo ukora babaho baba bahari ubwo rero izo mbaraga nizo wakoresha ku buryo bagomba kubiteza umuntu uri hanze babimuteza ari hanze nawe ikituma umukurikira akaba yabikira nizo mbaraga zikomeye hanze y'u Rwanda hanze y'u Rwanda nk'umuntu uri muri Amerika agomba kohereza nk'ifoto ye imyirondoro ye ukamenya ukuntu ushobora kumuvura bya bintu utari kumwe kugira ngo abantu banuko baza hano ukabavura nyine hari abaza ariko hari abo babiteza ibyo babiteza rero niko umuntu abivura uwabitejeje akabimuteza iyari nawe uramuvura uri naha ukabimukura bigakunda hari abantu bajya bateza ibintu ibyo zo mu bisekuru bitega amahembe n'amahembe n'iki byose ukabona abantu barasaze ibyo ureba
ndebaho rwose. muri no minsi abantu bari kubiba ubujura bwarateye abajura uhita umuhagamisha ngamuhagamisha rwose. Kudangiye kugira ubwoba none urega kugira nabi ni bibi. urahana wowe no guhana kwica abantu buya nta kwica kuko nta undi umwicanyi, ariko iyo uhemukiye umuntu ushobora kumva ko nawe hari ikibazo kigomba kukuzaho. mbese no kumunyuzaho akanya avuga mbwa ati ntuzongere kuroga. ibyo ni sawa cyane. Reka ngaruke ku nkuru yanzanye hano, ubwo ngira ngo abantu bari bafite impungenge wenda bari kuri iki kiganiro bari mu bihugu byo hanze, wenda uraza kumfasha nubwo wambwiye ngo ntabwo ujya wiyamamaza, ariko wenda turaza kubaha nimero yawe ubwo ya WhatsApp, uboresha kuri WhatsApp kugira ngo ubwo wenda ngira ngo nimba utabasha wenda hari igihe ugeze mu myaka yawe kuri utabasha kubikoresha. Reka nze abana bawe aribo babikurikirana. Mereza telefone umuhungu dutize telefone ya mukecuru. Reka tuganira ntacyo baragizana. Ndabona ari kuyikoresha ari kuyivugiraho. Ubwo wenda inkuru nyamukuru muzari zinzanye hano harimo iyuriya mugeni nahereye mvuga ariyo nkuru yamenyekanye cyane wabuze igitsina. Bira bintu bibaho koko umukecuru nkawe bufite indaribonye waragenze biriya bintu. Sebo bwa mbere wari ubyumvise wowe ko ngira ngo n'umunyarwanda wese wabyumvishe ngo umuntu yabuze igitsina wese yese yikanga. Nyine ntabwo ari ukuvuga ngo ni nuriya gusa n'undi byamubaho uwahemutse ku buryo nk'ubwo, nuko we byashoboye kugaragara kuriya n'uwahemutse gutyo byose wese bijya bimubaho. Nazavuyemo zindebere cyecuru ashaka amaso aryo buracyabasha kureba neza. Ndareba nuko ubu nk'ubu mu bitumbiko nje ndwara sima. Iyo ni nimero yawe ya telefone ugiye kubwira abantu. 0788 883 82 5 7 8 33. Nisubirire mw'abantu kugira ngo umuntu dukurikiye abashe kuyandika ahantu. Ni 07 82 57 45 3 iyo nimero niyo ya mukecuru rwose. Mukecuru harya iba no kuri iyi nimero iba kuri WhatsApp. Irahaba. Ubwo abantu bo hanze ngira ngo nta mpungenge mwaza kwandikira umukecuru rwose ikibazo cyose waba ufite akagufasha. 0788 57 45 33 niyo nimero ya mukecuru turi kuganira ubuvuzi, kandi akaba ari ibintu yarazwe na basekuru na basekuruza, bamwe bavuga ngo ni abakurambere. Mukecuru reka twigarukire kuri uriya mukobwa ikibazo cye ngira ngo cyaramenyekanye cyane, inkuru yanyuze kuri Afrimax ngo ni wowe wamuvuye. Nje wamuvuye rwose, kandi basanga yarabyaye hungu na kobwa rwose. Yarabyaye rwose amaze kubyara abana babiri. Nuko nk'ubu baje bihagarika bakabyara bake. Haraho rwose ntago ajyaza kugushimira se. Nejo bundi yari yaje, buriya yari yanzaniye n'igitenge nyine wetenge hariya nuko nyine. Ariko umukecuru igihe cyose umaze ukora ubuvuzi, ubu nugira abantu bajya wafashije mu buzima bajya baza hano bakuzaniye wenda baje kukwitura, reka mbivuga. Oya baraza rwose pe, wese we wananirwa kuza baraza pe. Baraza ahubwo iyo bumvishije ngo narwaye bibaga ibindi. Usanga kwa muganga baje gutyo nuko. Harya umuntu hano ni wawe. Byose biri kuva mu buvuzi. None n'ahandi n'abana barubatse nyine nuko. Ni byiza cyane mukecuru yiteje imbere bivuye mu buvuzi gakondo, kandi anateza n'abana b'imbere. Ngira ngo ubuvuzi gakondo igihe umaze ubukora bwabashije no kurihira n'abana bawe.
cyane rwose. uvuga ngo niko kazi nta kandi nigeze nkora kuva nabihabwa nta kandi kazi nigeze nkora. Nicaye abantu bakaza bakansanga hano, ubwo umuhungu wanje nawe ubwo aho ntashoboye kuja akahaja. Yego. Mukecuru ubungubu tuvuye ku bujura, hari abantu baba bafite ikibazo akavuga ati umugabo wanjye anci inyuma. Ibyo turabizi rwose ko ingeso y'ubusambanyi yokamye mu bantu. Nk'abo bantu hari ukuntu umuntu avuga ati dufite umutukura abantu ku nzoga, uca abantu ku ngeso z'ubusambanyi, ku matabi. Ibyo bumbaza ndafasha, mfasha abarengana. Urabarenganura. Bishoboye mbonye ari kumurenganya nshobora kubimukorera rwose. Hari umuntu waje hano ukavuga ati iyi ndwara irananiye igendere, none nshobora kumubwira n'ubu hari benshi nk'ubu na kare hari abo nohereje kwa muganga. Nabonye bagomba kuja kwa muganga. Hari nk'ushobora kuza atumbye inda kandi ari ikibazo cy'umwijima, tija kwa muganga, ariko hari n'utumba inda kubera amarozi. Yebwo rero nkabimenya nkamufasha. Nuko biba bimeze. Umuntu wese uri gukurikira iki kiganiro yabyumvishe ko ubuvuzi bw'uyu mukecuru cyangwa se ibyo umukecuru ari kuvuga bitandukanye n'ibintu dusanzwe twumva rwose, aho umuvuzi gakondo bakubwira ko we ivwa indwara imunaniye babwira bakaja kwa muganga. Ubwo rero naba ndamufasha nkamufasha. Yego. Biriya bintu se wenda hari no kwa muganga hari abavayo bagira ushobora kubabwira bati muje kwa mukecuru, abo babohereza ahangaha. Nanje nkaboherezayo abo ntashoboye kuvura, ari amarozi atari amarozi, ndavuga ni mugende nuko nkabafasha nkaba nabagezayo. None se mukecuru reka wenda tumara abantu amatsiko, bibaho ko nyine umuntu koko bashobora kumuroga akabura igitsina? Arakibura. Bamuroze arakibura rwose. Ngiye koza ngo wabigaruye ute, wasizeho ibiki kandi iryo nibanga ry'akazi? Iryo nibanga ry'akazi. Shobora no kugukoraho ugakira. Ese nkaguha umuti ugakira biterwa uko natuvuye nta kindi. Kandi ubona mu rugo haba harimo n'imiti y'ibyatsi n'ibiki byose? Hari imiti rwose kuko ntiwaba utagira imiti. Ugeze na hariya mu nzu wareba hiri harahibiri. Nabonye huzuye abarwayi sinahajyana kamera, ntago babyemera kandi nta nubwo bari byiza. Nabonye abarwayi bari hana benshi badashaka ko kamera ibagaragaza ko baje kwivuza. Urumva ko nanje niyo mpamvu mbabwiye ntatangaza amakuru, ariko yabaye ngombwa ndabemerera ndabubaha nuko nyine. Nakoze cyane. Ese ibintu hari ibintu by'inzaratsi, ugasanga hari ibintu bajya bitanga inzaratsi, ugasanga ngo umugore ngo yahaye umugabo inzaratsi, umugabo abasinzirira ku kabari. Abo bantu nabo urabakangura? None ndabakangura. Barabasinziza nyine ugasanga ari gusinzira. Ameze nk'ikirimarima. Ubwo n'uvuga ngo abo nabo baba bararenganye. Abarenganura rwose. Kamenya n'impamvu niyo yaba ari umugore wabikoze cyangwa undi ndabimenya. Wow. Byaba ngombwa nawe akaje abyivugira ko ari we wamugize ko. Ubwo rero ngewe icyo nashakaga kukwisabira wenda kwari kugira ngo mu by'ukuri ibi bintu byawe nyine wibyihererana kuko warenganye ni benshi. Hari abantu bari kureba ikiganiro benshi barenganye, ubwo ngira ngo baraza guhamagara nimero yawe abarenganye ubuze kubafasha. Kandi ikindi nabashije kubona nuko hano nahabonye abantu b'ingeri zose, ndi kubabona amenya n'abarokore. N'abarokore ibyo ndi kukubwira se n'abarokore bose baba bahari rwose. Ko ntawe ndyoza ubusa, ntawe nagira gute, mbese no kurenganura abantu.
kugira ngo umuntu wese uri buze kubona iyi nimero ya mukecuru ibindi uramwihamagarira umubaze. Kandi icyo nakunze umaze kubona uriya musore wawe byibuza ubaye udahari wavuga ati ndabizi neza 100% arafasha abantu. Arabafasha pe. Nta bana b'abakobwa ugira baba babizi? Abakobwa bagomba barahari. Kandi hari nabanze kubijyamo. Hari abanze kubijyamo ariko bose siko babyanga. Hariho n'umukobwa wawe uhagaze mu muryango. Ni abakobwa banje. Ariko nawe ushaka kuba waratangiye kumwigisha. Nese bananirwa kubimenya. Ni byiza kubitangira bakiri bato kandi akabikora bikunze akavuga ati ibi bintu ngiye kubikunda kuko nzi ko mama wanje yabikoze bikatubishaho kandi nkaba nzi ko afasha abantu kuko kuno gufasha abantu kandi hari abantu benshi wafashije. Ni nabyiza kuvuga ko bagaruka gushimira abantu uwo wafashije bitandukanye. Urabwira iki rero aba bantu birirwa babeshya abantu? Tugira abantu benshi kuri social media aza akabeshya abantu ngo ndavura ngarura ibyo bibye ngo mfasha abantu kugira utya ngababuza abagabo ababuza urubyaro. Abo bantu kandi ugasanga bari kubeshya abantu. Urababwira iki? Nk'abo babesha ntaho bari bakwiriye kubesha ibyo badashoboye. Kuko baza bavuga ibyo bashoboye ibyo badashoboye bakabireka. None se waba udafite ubushobozi ukaja kubesha ubutavuye yagukurikirana. Mukecuru reka ngushimire cyane kuba wemeye kutuganiriza kandi ibi bintu ukomeze ubyigishe n'abandi bantu. Nukuri numvishe ninaha abantu ibyo byose atari ukwitaka bashobora kuba bagufata nk'umuntu w'inyangamugayo muri quartier. Rwose bamfataho nta n'ikibazo, bumva ko ndi inyangamugayo. Iyo bumvishe umuntu uje hano ubwo nuguhita baza biruka bakamugeza hano. Ubwo ngira ngo nimero abantu baze kuyandika iyo twayivuze indi iri kunyura hejuru muri iki kiganiro. Nimero ya mukecuru ukomere cyane, ukomeze ufasha abantu abarenganye bafashe kandi ukomeze no gusenga byose no gusenga. Murakoze cyane reka tugushimire musigara amahoro. Murakoze namwe mugire urugendo rwiza. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.